Umwandiko Bakame n'impyisi. Kera Bakame yacuditse n'impyisi, biranywana birabana bishyira kera, ariko Bakame ikababazwa n'uko impyisi yirusha ubukungu. Bukeye Bakame ibwira impyisi iti: reka ducuruze impu, ubukungu bwawe burushaho kwiyongera, ndetse ungurize ibintu byo gutangiza nzajye nkungukira. Impyisi irabyemera, bitangira gucuruza impu. Zimaze kugwira bijya kuzicuruza mu mahanga, inyungu ikabikwa kwa Bakame. Bakame amaze gukungahara irirwaza, bwa bucuruzi burahagarara, ariko impyisi ntiyabyitaho. Hashize iminsi Bakame irazinduka no kwa Mpyisi iti: yemwe abo kwa Mpyisi mwaramutseho. Impyisi iti: bwakeye Baka. Bakame irihangana irarikocora iti: nta miramukire yanjye, baraye baducucuye, badusahuye ntibadusigira na busa. Ubwo impyisi ibonye ko igwa mu kantu. Ubwo impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko impyisi ibuze aho irigitira, irayishukashuka, yibwira ko izabiyishyura. Bakame iragenda ifukura icyuzi yororeramo amafi. Amaze gukura ikajya ijya kurobayo yirira. Hashize ukwezi impyisi ijya kwishyuza Bakame ibintu byayo. Bakame iyakira neza, yikoza munsi y'urugo, iroba amafi 10, iraza irayateka, iyavanamo umufu uryoshye cyane, maze yegereza impyisi. Mu mwanya muto impyisi iba irakomba imbehe. Irangije iti: mbese shahu Baka, ibi bintu biryoshye bitya ubikura he? Bakame irahaguruka ijya kuyereka icyuzi cyayo, itugende ufukure nk'iki, amafi azimezamo. Wari impyisi igeze muhira, sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto. Imaze kuyoboramo amazi, itegereza ko amafi yazamo, iraheba. Nibwo igiye kwa Bakame, iyirakariye cyane. Igezeyo Bakame yisomya ku nkangaza y'akataraboneka. Kwibuka icyari kiyizanye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti: mama we, ibise byo wabikuye he? Bakame iti: ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki? Hoshi igenda utemagure za nsina zose, amakakama azivuyemo uyashyire mu kabindi, amaremo ibyumweru 3, maze uzasomeho wiyumvire. Impyisi iragenda ibigenza uko Bakame yayibwiye. Ibyumweru 3 bishize, igotomeraho maze ururimi rurababuka, inkanka ziratenguka, umujinya urayica, ifata umufuka no kwa Bakame ntiyasuhuza, ihita igafata igashyira muri wa mufuka ngo ijye kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiriwe urujigo rwayo kwa Bakame, iratura isubira inyuma yiruka. Ingeragere iza kunyura hafi y'uwo mufuka. Bakame iti: uraho ngerage? Iti: uracyabaho Baka? Ese urakora iki muri uwo mufuka? Shaho Baka. Bakame iti: ntiwamenya ibyanjye, ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika, njye ntegeka utunyamaswa turi hariya hakurya. Nicyo gituma bagiye bampetse mu mufuka, nyamara simbishaka. Ariko ntibabyumva. Ingeragere iti: shyuhuhu, ukivutsa umugisha nk'uwo, reka nigiremo niba utabishaka. Bakame ibanza kwangira, nyuma iti: ngaho jyamo, ariko nawe urampemba. Ingeragere ihambura wa mufuka, ivanamo Bakame maze iwinagamo.
Bakame sukukanira iradanangira, irangije iti ngiye kuguteguriza. Muri ako kanya impyisi biraje ibatura umufuka ngo girigiri, igeze hirya iti ariko noneho ko biremereye cyane, iyi nkingi y'iki? Ay'ubusa ariko ndakuroha, dore igihe wambeshyeye. Ingeragere ngo ibyumve iti reka mpyisi sindi Bakame, shyira hasi nigendere. Iraboroga cyane ariko impyisi ntibyumve, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wampereye, dore aho wambeshyeye, dore ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po, ingeragere iniha rimwe gusa, igera mu kabande itakirashya. Impyisi itaha yizeye ko igiye kwirira ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Ku mugoroba ntitarabukiyeyo, isanga ka Bakame kidundaritse ku nkombe y'icyuzi cy'amafi yako kararoba. Bihehe igihingukaho, Bakame iba yayibonye. Bakame iti warupyisi ntunyegere, ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye. Impyisi irumirwa igira ngo koko Bakame yazutse, ishya ubwoba, itekereje ko wenda ihamye aho yapfa. Iriruka irahunga, izinuka ityo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo. Nikaba gahurura ukurura gace, nikaba akanaba muranabana kurura gace. Murakoze cyane rero kumva uyu mwandiko. Ni umwandiko uryoshye, ni umwandiko wumva ko urimo ubwenge, urimo amasomo, kandi nawe hari icyo wakuramo. Kimwe mu by'ingenzi wakuramo rero, ugende muri komenti ucyandikemo, ugisangiza abandi, kuko burya iyo dusoma ntago abantu twese dusoma kimwe, nta nubwo twumva kimwe, nta nubwo dushobora kumenya ngo ese umwanditsi ahangaha yashakaga gusobanura iki. Turabyumva ariko ntago tubyumva mu buryo bumwe. Genda muri komenti rero kugira ngo tubashe gusangizanya ubumenyi. Gusa icyo nakubwira cyo nuko cyane cyane muri ino si y'uno munsi bireze, aho umuntu akubwira ati ngwino dukorane business, ngwino dushore, dukore akazi akangaka, dushyiremo amafaranga. Biroroshye, tujye mu kimina, tujye dushyiramo amafaranga, tujye dutanga mu nama, ugasanga muregeranyije amafaranga, ariko igihe kikagera kubera yuko wa muntu atari wo kwizerwa, amafaranga yose akahita yaterura akagira ate akayajyana. Ahangaha rero navuga nti niba uzi ko uteye gutya, ukaba uzi ko upangana gahunda n'umuntu business, ukayiga ukayinoza, ugambiriye kumwiba, uri ikigwari, uri igisambo, ndetse nta nubwo natinya kuvuga yuko utari umuntu mwiza. Ntabwo ari umuntu mwiza pe. Nimba uzi ko uhanye gahunda n'umuntu yo gukora ikintu, iyo nama yigumemo, umugambi muwujye ube umugambi umwe kandi mwese muhurizeho. Naho gucunga mugenzi wawe yarangaye ukamwatsa ukamwiba, ntabwo ari ibintu byiza bibereye muntu. Ku rundi ruhande, reka nivugire ku ngeragere. Ingeragere iti nyishyiriramo. Ntabwo abantu bose ibyiza batwereka, baturatira, badukorera, ntabwo ariko baba bashaka kubidukorera. Hari igihe aba ashaka kukwereka bya byiza nyine kubera ko tubikunda, ukumva ko ushaka kubona ibyiza mu buryo bworoshye, wamara kugeramo neza ugasanga ni wowe wari umutego wawe. Kora ibyawe kandi ubikore wabitekerejeho, kuko nibitaba ibyo ngibyo nyine, kubera ko buri muntu wese aba afite icyo ararikiye byanze bikunze. Icyo ngicyo rero akenshi nicyo usanga cyagukozeho, ukumva ko nyine icyo cyiza ubonye ugiye guhita ugiprofitiramo, akenshi na kenshi kikaza kitanakugoye utakivunikiye. Aho ngaho icyo nicyo uri buzire. Irangeragere yapfuye kubera yuko yumvaga ifite inyota yo kuba umuyobozi, yahoranaga inyota yo kuba yayobora izindi nyamaswa zose. Ntiyabirwanira, ntiyabikorera, ndetse ntiyanabiharanira, ahubwo yumva igiye kubibona mu buryo bworoshye kuko igiye kwimikwa. Bakame yibwiye ko igiye kwimikwa, yumva ko nyine ibonye ubuyobozi mu buryo bworoshye. Nyamara ntago ubuyobozi wapfa kubona gutyo gusa. Hari icyo ugomba kubanza gukora, icyo ugomba kubanza kwerekana, hari imbaraga ugomba gushyiramo zawe bwite kugira ngo bya bintu bikunde.
si ubuyobozi gusa rero no muri business kugira ngo ugire icyo ugeraho biba bisaba gukora. Tumva ngo umuntu azaguhereza gutyo gusa nta cyabaye, oya ntabwo bikunda, biba bisaba ngo nawe ube hari uruhare rwawe rurimo, habe hari akaboko kawe karimo. Hanyuma rero kuri Bakame, abantu bameze nka Bakame bo ni benshi, n'ubundi nibo bagira uruhare muri bya bindi byose twavuze. Abantu batunzwe no kubeshya, kuryaryana, umuntu akakubeshya akakuryarya rwose, kumva yahora abona abandi batamerewe neza, kumva yahora abona abandi bari gufeiringa, abandi bari gutsindwa, abona abandi bari gusubira inyuma, kumva nta kintu bimubwiye. Rimwe na rimwe kandi ugasanga abo bantu ni inshuti za hafi, ukashimishwa no kubona inshuti yawe iri mu mage bitari kugenda neza, kuba wumva nyine aho kugira ngo amere nkawe, kugira ngo atere imbere nkawe, kugira ngo agire inzu nziza nk'iyawe, imodoka nziza nk'iyawe, ibintu byinshi nkawe, ukumva ntubyishimiye, ugahitamo kumuyobya kugira ngo asubire hasi, ukomeze nyine ujye umubona ari hasi. Ntabwo ari ibintu byiza. Icyiza ni uko nawe ahubwo niba uri umuntu nyawe, uri umuntu muzima, umuntu w'umutima muzima, wakamufashije ahubwo nawe ugatera imbere, nawe agatera imbere, mwese mukazamuka. Iyo bitari ibyo ngibyo, iyi si yacu ntabwo turi kuyubaka, ahubwo twaba turimo turayisenya. Hanyuma rero ku rundi ruhande, iyi mpyisi nayo yagize kwizera irakabya. Yagize kwizera Bakame irakabya, kurinda igera igihe impyisi yakije ibeshye ngo yasahuwe. Nabyo irabyizera, yumva ko azayishyura koko, ntiyatangirira mu maguru mashya. Nimba ubonye icyizere gitangiye gucika ku muntu nk'uyu nguyu, nacyo kitagiye kugenda kiyoyoka, basiriyasi umenye ngo icyizere nyine cyagabanutse, utangire ubyiteho cyane. Ikindi kigaragaza yuko iyi mpyisi yagize kwizera gukabije ni ukuntu bayihaye ku mafi, Bakame yayihaye ku mafi, yabwira ngo igende icukure ishyiremo amazi, amafi azimezamo. Nyine nayo ikumva birashoboka, ikumva na Bakame yibwije ukuri, ariko nyamara ntabwo yigeze yumva ko impyisi yagombaga kugira uruhare mu gushyiramo aya mafi. Nawe muntu niba wumva hari icyo ugiye gukora, shyiramo imbaraga zawe. Ntabwo wahinga ngo imyaka yimeze, ntabwo imyaka yamera ngo inibagare. Uba ugomba kubagarira ya myaka yawe washyize mu murima kugira ngo ikure, kandi ikure neza. Ubwo rero buri kimwe cyose dukoze, buri kimwe cyose kiri ku isi umuntu afitemo uruhare, asabwa kugishyiraho amaboko ye, bisabwa kugishyiraho ubwenge bwe kugira ngo bigende neza. Nimba rero utarakora subscribe, kora subscribe, ukande share na comment, gende wandikemo gira icyo uvuga kuri Maxwise TV, ubundi tugomeze tubagezeho video nziza cyane, video zirimo imyandiko. Ubutaha kandi tuzatuvuga no ku migani migufiya, imigani y'imigenurano, tuze tuyisobanura kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ururimi rw'Ikinyarwanda, umenye n'icyo ruba ruhishe. Hari abantu benshi bavuga Ikinyarwanda ariko ukaba utacyumva kubera yuko nyine hari amagambo udasobanukiwe. Ibyo rero tugiye kujya tubikoraho amavideo menshi cyane, mujye muza murebe hano kuri Maxwise TV, kanda kuri notification ku buryo tuzajya dushyiraho video ako kanya nawe igihe ikugeraho. Turabashimira rero ko mwakurikiranye Maxwise TV, ubundi naho muri video bitaha. Ciao ciao.